bintu ushobora kumva bigutangaje ko kugendesha ibirenge bifitiye umubiri wacu akamaro, ariko mu by'ukuri biturinda ibibazo bimwe na bimwe ndetse n'uburwayi butandukanye. Kubera ibihe by'iterambere ushobora gusanga hari umuntu umara nk'ukwezi kose ataragendesha ibirenge bitambaye inkweto nibura n'iminota 10. Ibi ni ibintu bibaho cyane cyane mu bice by'umujyi. Ubwo nawe udukurikiye byaguha umukoro wo kureba mu mibereho yawe ya buri munsi niba ujya ugira akanya ko gukoresha ibirenge bitambaye inkweto cyangwa se amasogisi. Kugendesha ibirenge mu yandi magambo kugenda utambaye inkweto maze ibirenge byawe bigakandagira ku butaka, ni igikorwa gifite inyungu nyinshi ku buzima bwa muntu, nubwo usanga abantu baratoye umuco wo kwambara inkweto ibihe byose. Hot 250 TV mu gice cy'ubuzima uyu munsi tugiye kuganira ku byiza byo kugendesha ibirenge. Turareba icyo iki gikorwa gifasha umubiri wacu, tunarebe igihe n'uko wajya ubigenza, nibura ku munsi ugafata iminota mike yo gukora uyu mwitozo utagoranye ariko uzagirira umubiri wawe akamaro. Nitwa Diana Kiteka, bahaye ikaze muri iki kiganiro. Nk'uko tubibona ku rubuga rwa Mayo Clinic, ruvuga ko inkweto zigira ingaruka mbi ku birenge. Umuntu uhora yambaye inkweto usanga imitsi y'ibirenge bye ifite intege nke kuruta ikindi gihe cyose, kandi ibirenge bye biba byoroshye cyane bigatuma imitsi yabyo icika intege, aho usanga kugira ngo umuntu ahagarare umubiri wifashisha indi mitsi igize amaguru, kuko iy'ibirenge iba nta mbaraga ifite. Bakunzi bacu, reka dutangire turebe ibyiza umuntu abonera mu kugenda n'ibirenge. Icya mbere, bitera gusinzira neza no kurwanya kubura ibitotsi nk'indwara izwi nka insomnia. Ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cya Healthline Media bwagaragaje ko kugenda ku butaka utambaye inkweto bifasha umuntu gusinzira neza. Abahanga mu by'ubumenyi bw'ingingo bemeza ko iki gikorwa kiringaniza umusemburo witwa cortisol utera umunaniro. Iyo umuntu agendesha ibirenge bigabanya uyu musemburo ndetse bigatuma umuntu arwanya amarangamutima yo kumva yihebye. Inkuru yanditswe n'iki kigo ivuga ko abakurambere bacu bari abanyabwenge bihagije kuko basobanukiwe n'ibyiza byo kugenda umuntu atambaye inkweto. Iyi nkuru ikomeza ivuga ko inyungu yabyo ari ukuruhuka no kugabanya impagarara, icyo twita stress. Iyo tugenda n'ibirenge umubiri wacu ukuramo umwuka utari mwiza mu mubiri, ukinjiza umwuka mwiza ari nawo ufasha mu gutuma umuntu agira ibitotsi. Bavuze yuko igihe cyose wagendesheje ibirenge nko mu mucanga, mu tubuye cyangwa se mu byatsi, icyo gihe usinzira neza cyane. Ubushakashatsi bwerekanye ko kugenda utambaye inkweto bigira ingaruka nziza ku mikorere y'umubiri maze bigatuma umuntu aruhuka neza. Abagendesha ibirenge bagira ibitotsi byiza ugereranije n'abahora bambaye inkweto buri gihe. Ubu bushakashatsi kandi bwavuze ko ku bantu bagira ikibazo cyo kubura ibitotsi, abarwara indwara ya insomnia, aho kugira ngo banywe bya binini bituma basinzira, ahubwo umuntu urwara iyi ndwara yajya akora umwitozo wo kugenda n'ibirenge mu byatsi mu gihe cy'iminota 30 buri gitondo. Umumaro wa kabiri ni uko kugenda n'ibirenge byongerera ubudahangarwa umubiri. Gukandagira ku butaka bituma umubiri ujya kuri gahunda, ibi biri mu bituma ugira ubudahangarwa. Mu gihe umuntu agendesha ibirenge, uturemangingo two mu maraso twera utuzwi nka white blood cells turamanuka, hanyuma uturemangingo two mu maraso dutukura ari two red blood cells two tukazamuka, bigafasha mu kongerera umubiri ubudahangarwa. Kugendesha ibirenge ugakandagira ku butaka bituma hari imbaraga bita electrons ziva mu butaka zikinjira mu mubiri maze zikagira umumaro wo kongera ubudahangarwa bwawo. Ikindi ni uko kugendesha ibirenge byongera oxygene ari wo mwuka mwiza wo guhumeka mu mubiri, bigatuma ububabare umubiri wari ufite bugabanuka. Nanone kandi kugendesha ibirenge byica icyo twita molekile, aho usanga ibizigize byangiza uturemangingo tw'umubiri. Kugendesha ibirenge bifite umumaro ukomeye kuko bifasha umubiri kurwanya indwara z'umutima. Ikiza ku mwanya wa gatatu
ni uko kugendesha ibirenge ari byiza ku mutima kandi bikanarinda umuvuduko w'amaraso. Ubushakashatsi bwavuzwe haruguru bwerekanye ko kugenda n'ibirenge cyane cyane mu byatsi bifasha umutima wawe gutera neza. Ubusanzwe imitsi y'ibirenge irakanguka iyo tubigendesheje bitambaye inkweto. Ibi rero bifasha umubiri kugenzura ubushyuhe, bigatuma imisemburo yawo ikorwa neza. Ibi nabyo bituma mu gihe ukora uyu mwitozo wo kugenda n'ibirenge udahura n'ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso, kuko bifasha kurwanya stress, mu gihe iyi ariyo izwiho uruhare runini mu guteza ibibazo umutima. Kandi igihe cyose umutima uba udafite ikibazo n'ibindi bice by'umubiri bikora neza. Abaganga bagira inama umuntu wese bavuga ko igihe yumva yihebye cyangwa afite ubwoba yakora umwitozo wo kugendagenda nko mu byatsi iminota mike, kuko ibi bituma ahita yumva amerewe neza. Umumaro wa 4 ni uko bigorora imitsi no gutuma ugira imbaraga. Nk'uko twabihereyeho tugitangira ikiganiro, kimwe mu bintu byangiza imitsi y'ibirenge byacu n'amaguru ni inkweto twambara. Gukora umwitozo wo kugendesha ibirenge rero nibyo bizagufasha mu kugorora imitsi yawe, cyane ko nyuma yo gukuramo inkweto iba yangiritse bigatuma umuntu aba deforme. Ibi bituruka ku mpamvu y'uko iyo imitsi yawe y'ibirenge yangiritse, tugerageza gukoresha indi mitsi y'amaguru ugasanga umuntu ahagaze nabi cyangwa se yabaye deforme. Kugenda n'ibirenge rero bituma ubyutsa imikorere y'izindi ngingo zawe, bigatuma ugira imbaraga, umubiri ntube uraho udakoresha ingingo zawo. Ikindi kandi ngo ku muntu ukunda nature azi ko ariho soko y'imbaraga ziruta izindi. Niyo mpamvu igihe cyose ibirenge byawe bikoze ku butaka bikurura imbaraga zabwo, bigatuma umubiri nawe uzinjiza, bityo ukumva ufite imbaraga mu mubiri. Ku mwanya wa 5 umumaro twabateguriye ari nawo tugiye gusorezaho, ni uko kugenda n'ibirenge ari byiza ku maso yacu ndetse ni na byiza ku buzima bwo mu mutwe. Abahanga mu bya siyansi yo kugorora ingingo cyangwa se reflexology bavuga ko iyo tugenda umutima wacu uba uri cyane ku ino rya 2 n'irya 3. Aya mano rero ngo afite imitsi ifite umumaro munini mu gutuma amaso yawe areba neza. Ibi nibyo bashingiraho bavuga ko uko uzagendesha ya mano ugenda nta nkweto wambaye bizatuma kureba cyangwa se sense ya vision yawe ikora mu buryo butyaye. Imitekerereze ya muntu rero niyo ituma tumenya ko ubuzima bwo mu mutwe bwe uko bwifashe. Ni nayo mpamvu mu bice byabanje twavuze ukuntu kugenda n'ibirenge bituma umuntu agabanya stress, akababaro ndetse n'umunaniro w'umubiri, cyane ko ibi ari byo ahanini bibangamira ubuzima bwo mu mutwe. Kugendesha ibirenge rero biri mu bituma umuntu atekereza neza, akumva aruhutse mu mutwe. Bakunzi ba Hot 250 TV, nyuma yo kumva ibyiza byo kugenda utambaye inkweto, ushobora kuba uri kwibaza niba inama tukugira ari ukugenda wambaye ibirenge muri make ugasezerera inkweto. Oya, si cyo tuvuga, kuko abahanga bagaragaje ko bihagije gufata iminota 15 gusa buri munsi ukagendagenda hanze mu rugo, haba hari amabuye, umucanga cyangwa ibyatsi. Ibi nubikora umubiri wawe uzaba uri kuwufasha cyane. Nk'uko twabibonye kandi, bimwe mu byo uzawurinda harimo n'ibibazo by'imitsi ndetse n'ibindi byago twabonye biterwa no guhora wambaye inkweto igihe cyose. Gusa hari icyitonderwa ku bantu bafite ikibazo cya diyabete, ntabwo bemerewe kugendesha ibirenge mu gihe batahawe uburenganzira na muganga, kuko ibi bishobora kubateza ikibazo mu mubiri wabo. Wakoze cyane gukurikirana iki kiganiro. Hot 250 TV yo iracyabategurira ibiganiro ku ngingo zitandukanye zirebana n'ubuzima bwiza. Ni nayo mpamvu ngushishikariza gukora subscribe niba utari wayikora. Reka mbifurize kugira ibihe byiza n'ubuzima buzira umuze. Njyewe nitwa Diane Akiteka.